Hari ikintu abantu benshi batakubwira, hari ibintu abakire bumva ku mafaranga wowe utazi. Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bakora amasaha make ariko bakagira amafaranga menshi, n'abandi bagakora cyane bagahora bahangayitse ariko amafaranga bakayabura? Ukuri ni uku, si uko bakora cyane cyangwa gake, ni uko batekereza ku mafaranga yabo mu buryo butandukanye n'abandi. Urakaza neza kuri Channel yigisha ubumenyi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, nagusaba gukanda kuri like, gusangiza abandi iyi video hamwe no gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha gutera imbere ndetse no kudushyigikira. Muri iyi video ngiye kukwereka ibintu 10 bikomeye cyane abakire bumva ku mafaranga cyangwa se batekereza ku mafaranga. Bimwe muri byo bishobora guhindura ubuzima bwawe niba ubyumvise neza ukabishyira mu bikorwa. Reka dutangire. Ikintu cya mbere abakire bakora. Abakire ntibakorera amafaranga, ahubwo amafaranga niyo abakorera. Umuntu usanzwe aratekereza ati ngomba gushaka akazi ngo mbone amafaranga, ariko umukire we aratekereza ati nashyira hehe amafaranga yanjye akambyarira andi. Abakire bashyira amafaranga muri business, muri investment cyangwa se gushora imari, assets zizabyara amafaranga. Niyo mpamvu niyo baryamye amafaranga yabo akomeza gukora akababyarira andi. Icya kabiri abakire bakora. Abakire bubaka assets aho kugura liabilities. Abantu benshi bagura ibintu bibatwara amafaranga menshi, imodoka zihenze, imyenda yo kwiyerekana gusa, ibintu bidafite value cyangwa se agaciro karenze. Ariko abakire bo bagura ibintu bibinjiriza amafaranga. Urugero, inzu ikodeshwa, business cyangwa se imigabane. Buri kintu baguze baribaza bati ese ibi bintu bizanyinjiriza amafaranga cyangwa bizantwara amafaranga? Ibi abakire bakunda kubyibazaho mu gihe bagiye gusohora amafaranga yabo. Ikintu cya gatatu abakire bakora. Abakire bumva ko igihe kiruta amafaranga. Abantu benshi bagurisha igihe cyabo ngo babone amafaranga, ariko abakire bo bahindura sisitemu ibinjiriza amafaranga batagizemo uruhare, ndetse bagakora cyane kugira ngo binjize buri munsi. Bazi neza ko igihe kimaze kugenda ntikigaruka, ariko amafaranga ashobora kugenda akongera akagaruka cyangwa se akongera akaboneka. Ikintu cya kane abakire bakora. Abakire bafata amafaranga nk'igikoresho kuruta uko bayabonamo. Wowe ushobora kuba ubona amafaranga nk'icyo ukeneye gusa, ariko umukire we abona amafaranga nk'igikoresho cyo kubaka ubuzima ashaka. Ntabwo amafaranga ari intego yabo gusa, ntabwo nubwo ari intego yabo ya nyuma, ni uburyo bwo kugera ku nzozi zabo mu gihe kizaramba. Reka turebere hamwe ikintu cya gatanu. Abakire babona risk cyangwa se imbogamizi ariko bazi kuzigenzura. Abantu benshi batinya gutangira business, gushora imari, gukora ibintu bishya kubera gutinya gutsindwa, ariko abakire bo bamenya risk, bakayiga, bakayigenzura. Bazi ko nta ntsinzi ibaho udafite risk cyangwa se udahuye n'imbogamizi. Mbere y'uko turebera hamwe ikintu cya gatandatu, nkagusaba gukanda kuri buto ya subscribe nimba utari wayikanda, hamwe no gukanda kuri buto ya like kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Reka turebere hamwe ikintu cya gatandatu abakire bakora. Abakire bashora ubumenyi mbere yo gushora amafaranga yabo. Ikosa rikomeye cyane abantu benshi bakora, gushora amafaranga batabanje kumenya ibyo bakora, hanyuma bakisanga bageze mu bihombo batazi uko babigezemo. Ariko abakire bo babanza kwiga, bagasobanukirwa neza ibintu bagiye gukora, bakabisobanukirwa neza, bakabona gusohora amafaranga yabo. Icya karindwi, abakire bafite patience cyangwa se kwihangana. Iki ni ikintu cyane abakire bakunda kugira kwihangana.
Abantu benshi bashaka amafaranga vuba, byihuse, nta gutegereza. Ariko abakire bo bazi ko ubukire cyangwa se gukira cyane byubakirwa mu gihe kirekire. Barategereza cyane imyaka myinshi, bashyira imbaraga mu bintu bibabyarira inyungu, bagahora bategereje gahoro gahoro, bagategereza bihanganye. Ikintu cya munani, abakire batekereza long term cyangwa se batekereza igihe kirekire. Umuntu usanzwe aratekereza ati uyu munsi ndabona amafaranga angahe. Ibyo bigatuma ahora ahangayitse yibaza uko ari bubone amafaranga ndetse n'umubare ari bubone. Ariko umukire we aratekereza ati mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 ibi bizaba bimeze bite? Ese nzaba ntangiye kubona inyungu z'ibyo nakoze? Niyo mpamvu bafata ibyemezo bifite inyungu z'igihe kirekire. Ibyo bintu abakire barabikunda cyane. Ikintu cya 9, abakire bagenzura amafaranga yabo uko bwije n'uko bukeye. Abantu benshi amafaranga niyo abagenzura aho kuyagenzura ngo bamenye uko bayakoresha. Ariko abakire bo nibo bagenzura amafaranga yabo, bazi neza yuko aho amafaranga ava, ahajya ndetse n'icyo akora. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma, abakire bifuza freedom cyangwa se ubwisanzure aho kwifuza amafaranga gusa. Ikintu gikomeye cyane, abantu benshi bashaka amafaranga ngo bagire byinshi, ariko abakire bo bashaka ubwisanzure cyangwa se freedom. Bashaka ubwisanzure bwo gukora icyo bashaka, bwo gukora igihe bashaka, kubaho ubuzima bishimira. Amafaranga ni uburyo bwo kugera kuri freedom cyangwa se ku bwisanzure. None ikibazo ni iki? Ese ugiye gukomeza gutekereza nk'umuntu usanzwe cyangwa ugiye gutangira gutekereza nk'umukire? Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangira uhindure uburyo utekerezamo ku mafaranga, kuko ubukire ntibutangirira mu mufuka, ahubwo butangirira mu mutwe wawe. Niba iyi video igufashije, kanda kuri like, kuri buto ya subscribe, usangize abandi iyi video, kandi umbwire muri comment uti ni iyihe mindset ugiye gutangira gukoresha guhera uyu munsi. Kandi kora cyane, wige, ukore ubushakashatsi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Komeza ugubwe neza, ndagushimiye kandi ukomeze gukora cyane.